harimo igitanda na tuwarete na dushe, hazaba hariho n'icyumba cy'umutekinisiye n'uturizuma bafasha mu tekiniki yo gucukura. Murabona dufite n'umunara uko mubibona, iyi ni ishusho y'urusengero tugiye umuyobozi amaze gufungura hari n'abandi bashyitsi umuyobozi yazanye nabo bakomeze icyo gikorwa rwose. N'abakuru b'itorero n'umuyobozi w'inyubako, maze namwe bereke uko muzabigenza dukomereze. Abakuru b'itorero baze. Yerusalemu zigahagarara, inzu y'Uwiteka ikwiriye guhesha Imana yacu icyubahiro. Inzu y'Uhoraho yabaye umusaka, nyamara dutuye mu miturirwa. Ezira na Nehemiya nimuhaguruke, inkike z'Uhoraho zisanwe. Wowe ufite icyo ufite kizane, sima n'umucanga birakenewe. Ufite ibati nawe ntasigare, ufite ibiti turagukene. Mukora uko mushoboye, twubake inzu y'Uhoraho. Wowe ufite icyo ufite kizane, sima n'umucanga birakenewe. Ufite ibati nawe ntasigare, ufite ibiti turagukene. Mukora uko mushoboye, twubake inzu y'Uhoraho. Mukora uko mushoboye, twubake inzu y'Uhoraho. Reka twakire umuyobozi wa Field wadusuye uyu munsi. Ese hari abatamuzi?
kandi yaba atazi umuyobozi wa field yacu muzamure turebe nta kibazo, nta muzamure cyane rwose nta kibazo. Murakoze cyane, ndabona muri benshi. Hanyuma tugize amahirwe yuko yadusuye, wenda wabatijwe vuba cyangwa yimukina aha vuba, mukaba mugize amahirwe yo kumumenya uyu munsi. Yasuye intara yacu by'umwihariko aza no ku itorero rya Bukamba. Ndagira ngo hari abicaye inyuma nabonye bazamuye ikiganza, reka nsabe umuyobozi ajye hejuru tumwakire twamaze kumumenya. Mwamubonye, turamwakira guki? Turamwakire mu izina rya Yesu, Imana y'umugisha. Amen. Amen. Bizera twari za Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana nziza, ibihe byose, Imana nziza niyo kamere yayo. Imana nziza. Dukwiriye gushima Imana, tabe kumwakiza yombi. Maranatha, Imana imumugisha. Amen. Muramwakire mu izina rya Yesu kandi mumwifurije imigisha iva ku Mana, izajya ibane habwa icyubahiro. Ndagira ngo igikorwa turimo ni igikorwa kidasanzwe kandi gisaba ubutwari. Ntabwo ari ahangaha gusa tugeze kuri uyu munsi. Twahereye ku itorero rya Gahurura, aho twasanze abizera nabo bari mu murimo ukomeye cyane wo guhesha Imana icyubahiro. Abo bizera natangajwe yuko nabwiye nti mu iteraniro ridasanzwe, aho ubona abizera baje turi kuganira iby'Imana bambaye za boti. Abandi bizera bari bambaye za rugabire, abandi bizera bari bahinnye amapataro yabo, abandi bizera bari bafashe ibitenge byabo ariko babikomeje rwose. Mwabonye iryo teraniro ariko iryahangaha ndabona abaje bambaye neza, ni byiza. Ndabona abaririmbyi bambaye neza, ni byiza, ndetse n'abizera bamwe nabo bambaye neza. Ariko iryo teraniro uburyo ritari risanzwe, ni iteraniro ryarimo abantu bambaye za boti, iteraniro ririmo abantu bahinnye amapataro. Ukabona ukuguru kumwe kw'ipataro kugeze hepfo, ari ukundi kuri hafi kugera mu ivi, zuzuyeho ibi. Yaranditse ati, leta 29 ku murongo wa 13, yaranditse ati, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Muzanshaka mumbone, n'Uwiteka avuge mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Sinzi yuko hari umuntu utifuza gushaka Uwiteka. Sinzi yuko hari umuntu wavuga ngo Uwiteka ntacyo ambwiye. Uwo nguwo yaba abuze ubwenge, yaba ari mu maboko y'umwanzi Satani. Ahangaha hari ihumure duhabwa yuko nidushaka Uwiteka n'umutima wacu wose, ko Uwiteka azatwiyereka. Ndashima Imana ko Mwuka wayo wera yakoreye mu buyobozi bw'itorero ryanyu igitekerezo kikavuka cyo kugira ngo mushake Uwiteka, mumwubakira inzu yo guhura nawe, izajya Imana ihabwa icyubahiro. To you.